y'imikorere ya MONUSCO nayo mu gihe cy'imyaka isaga 20 irenga cyane bamaze mu burasirazuba bwa Kongo kuva aho batangiriye kuvuga ko bahagarura amahoro cyangwa se bakomeje kwita ku mibereho y'abaturage, biragaragara ko iyi MONUSCO itagikora mu nyungu z'abaturage. Iyo 23 rero birasa naho iri kugaragara nk'inyantege nkeya, ndetse n'abari bayishyigikiye bari batangiye kurambirwa ukurikije ibyo ubona ku rubuga rw'urugamba ndetse n'ibyandikwa mu bitangazamakuru. Harageze rero ngo Sultan Makenga yongera agerageze kugarurira abasore be icyizere no kubereka ko bagihari n'ibyo bakomeje guhangana nabyo. Nibyo ibiganiro birahari, ariko kandi ibi biganiro biri gutsikamirwa n'imyitwarire ya Kinshasa. Kuva Tshisekedi yakipronounsa nka perezida w'igihugu agatanga bino birombe bya rubaya kuri Leta z'Ubumwe za Amerika, mu by'ukuri byahise bica intege mu buryo bugaragara abategaga amatwi bose uruhande rwa FC23 kuri bya bindi nahereyeho, ndetse yewe n'ibyo barwaniraga cyangwa se ibyo bavugaga ko bari kurwanira. Ikaze kwibuga Global Prime kuri micro ya mbere ndetse mugeshi bayingana ndi kumwe na Joseph Iradukunda. Ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane bwana Semugeshi. Reka twerekeze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umugaba mukuru w'abarwanyi ba AFC M23 General Sultan Makenga nyuma y'igihe kirekire atagaragara mu ruhame, ku munsi w'ejo yagaragaye ahitwa Kanombe ho muri Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Yaheruka kugaragara mu ruhame mbere gato y'urupfu rwahoze ari umuvugizi w'igisirikare cya AFC M23 Ret Kano Wiringoma. Yagaragaye kandi mu gusoza umuhango w'abakadre cyangwa se abakada 195 bari guhabwa amahugurwa. Birumvikana uku kugaragara mu ruhame kwa Makenga ukurikije situation ihari hari icyo bije guhindura mu gihe n'ubundi ibiganiro bisa nk'ibyitezwe biri kuvangirwa n'intambara za hato na hato. Urakoze bwana Semugeshi. Nibyo ibiganiro kuva byakimukira mu Busuwisi hagati y'ayo 23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa, biragaragara ko bivugwa ko hari intambwe yatewe, ariko kandi intambwe igaterwa mu mpapuro nk'uko n'ubundi byari bisaga n'ibimenyerewe nka rezilita n'ubundi zavaga na Doha muri Qatar. Ubwo ibiganiro nk'ibi ngibi byari bikiberayo, birasa naho izi mpande zihanganye zirahura, ariko kugira ngo hashyirwe mu bikorwa ibyo babumvikanyeho cyangwa basinyiye, ukabona nabyo biracyasa n'ibigoranye. Kuba rero Sultan Makenga yongeye kugaragara mu ruhame, ariko kandi akagaragara mu gushyira mu myanya abakadre, ubwabyo bishatse nko gutanga ubutumwa, kuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwo burasa no bwamaze gushyira imbaraga mu gukomeza kubangamira umutekano cyane cyane w'abanyamurenge biciye muri ibi bitero bakomeje kugaba mu misozi ya Minembwe. Birasa naho AFC 23 iri kugaragara ku rubuga rw'urugamba nk'iyacitse intege, nubwo baba barwana bagatsinda, ariko mu buryo buri politiki mu bitangazamakuru bitandukanye ubona ibikorwa byo guhangana biri kuvuga ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane. Ibi ngibi nkabibona nko guca intege aba bashyigikiye AFC 23. Kongera kwigaragaza kwa Sultan Makenga ngenda bibona nko kongera kugarura imbaraga ku ruhande rwa 23 no kongera kwibutsa abashyigikiye uyu mutwe ko bakomeza kuba inyuma, kandi ugifite imbaraga zo guhangana n'ubutegetsi bwa Kinshasa kuzagera ku ntego yabo, niba koko babishoboye atari ibingibi nyine byo kwigaragaza mu mafoto. Byari bikenewe rero ko Sultan Makenga yongera kwigaragaza mu gihe Wiringoma atagihari, ari we wagaragaraga cyane. Haracyakenewe undi muntu ariko noneho ufite igisirikare, ufite izina mu gisirikare, wongera kwibutsa uruhande rwa AFC 23 ko bagihari kandi bagishoboye guhangana, niba ariko nabyita. Aje n'ubundi mu gihe navuga ko ibiganiro babirimo bitaratanga umusaruro nk'uko bigombwa. Turi kumva ibitero bya hato na hato, nk'ubwo komoje ku bitero biri muri Kivu y'Epfo, birakurikirana n'imyigaragambyo hato na hato ya community y'abanyamurenge Nairobi muri Kenya, i Washington. Ibi Kinshasa ndetse n'imiryango mpuzamahanga bakomeje kurebesha ijisho rihumirije ibibera mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi hari igisubizo gishya AFC bifiteho, cyangwa
irayoboka inzira y'ibiganiro nk'ibisanzwe. Inzira y'ibiganiro yarayiyobotse, ariko ikigaragara cyo ni uko abahanganiye ku isahani y'umugati nshatse nayitura Burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane muri Kivu zombi, barasa naho batitaye ku biri kuhabera, haba ari abaturage bari kugwa muri iyi ntambara, abaturage bakomeje kuyihunga bavanwa mu byabo. Birasa naho ku iturufu yo kuvuga ngo uri kurinda abaturage nta kintu iri kubwira ibihugu byabagashaka buhake, kuko bari kwigaragaza nk'abishakira none umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakabitizwamo umurindi n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Mu mboni yanjye ndabona iturufu yo kongera kwigaragaza M23 nk'ishaka kugarura amahoro ubwabyo bitakiri ku mataringa. Igihe kirageze ngo bongere bagaragaze ko bafite imbaraga. Nibyo kurwana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugatsinda ni kimwe, no kwigaragaza nk'ufite imbaraga ku rubuga rw'urugamba nabyo ni ikindi, ariko se noneho biratanga uhe muti? Abaturage bakomeje kwicwa, abandi bakomeje guhunga izabo, hari abamaze imyaka isaga 30 mu buhungiro mu bihugu by'abaturanyi, kandi AFC 23 ikababwira ko iri kurwanira uburenganzira bwabo no kugira ngo bagire ubusugire n'uburenganzira ku gihugu cyabo. Kuba rero ibyo bagiye babwira amahanga, bagaragaza Kongo nk'itandukanya abaturage, bayigaragaza nk'iyica ubwoko bumwe n'igice kimwe cy'abakongomani, birasa naho bitakiri gufatika, kuko Kinshasa yajyanye imbaraga z'amafaranga, cyangwa se yajyanye umugati, yajyanye isahani iriho umugati kurenza uko yagaragaza M23, cyangwa se kurenza uko yatega amatwi abari kuburanira igice kimwe cy'abakongomani ko bari kwicwa. M23 rero birasa naho iri kugaragara nk'inyantege nkeya, ndetse n'abari bayishyigikiye bari batangiye kurambirwa, ukurikije ibyo ubona ku rubuga rw'urugamba ndetse n'ibyandikwa mu bitangazamakuru. Harageze rero ngo Sultani Makenga yongera agerageze kugarurira abasore be icyizere no kubereka ko bagihari n'ibyo bakomeje guhangana nabyo. Nibyo ibiganiro birahari, ariko kandi ibi biganiro biri gutsikamirwa n'imyitwarire ya Kinshasa. Ese guhangana n'imyitwarire ya Kinshasa byo biraza kugenda bite? Cyane cyane ko ari ubutegetsi bufite amafaranga, buri no gushyira amafaranga imbere, ukabona ko kongera kumvwa kwa AFC 23 bishobora kuza bisa n'ibiri kugenda bihabwa imbaraga nkeya. Guhabwa imbaraga nkeya rero bituma n'abari kuruyirwanira cyangwa se abari kurwana ku ruhande rwayo bashobora gucika intege, morali ikaba yatakara, noneho na ya mahirwe bari bafite yo gutsinda ku rubuga rw'urugamba akarangira. Na nyuma y'uko bishe umuvugizi mu bya gisirikare Colonel Wiringoma, ubwabyo nabyo hari ikindi byaciyeho intege uruhande rw'abarwana, cyane cyane ku ruhande rwa AFC 23. Rero mbona kongera kwigaragaza kwa Wiringoma ari ukubagaruramo icyo cyizere ko kikiri igisirikare cyiyubashye, cyubatse, gifite imbaraga zo gukomeza guhangana, mu gihe bategereje nyine ko ibi biganiro barimo bizabyara umusaruro, cyangwa se n'amahanga akazabatega amatwi niba iyo lobbying nayo babashije kuyishobora. Aho ni mu Burasirazuba bwa Kongo, kuri Sultani Makenga wari umaze igihe atagaragara mu ruhame, yo amaze igihe ibazwaga n'ibi byavuzwe nawe byo kumuhiga, ni byinshi benshi batekerezaga kuri iyo ngingo. Tukiri n'ubundi mu Burasirazuba bwa Kongo, especially mu mujyi wa Goma, si kure cyane y'aho inama yabereye ku munsi w'ejo, twabonye umunyamerika James Wan uherutse guhabwa inshingano zo kuyobora ubutumwa bwa MONUSCO, akaba n'intumwa yihariye Antonio Guterres muri kano karere k'ibiyaga bigari, yageze mu mujyi wa Goma. Bimwe mu byaganiriweho harimo kureba uko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyafungurwa, imikoranire hagati ya AFC ndetse na MONUSCO, hanyuma kandi no kureba uko bakorohereza n'imiryango mpuzamahanga yita ku bababaye kubona inzira, ikegera bafite inzara n'ibindi bibazo bitandukanye mu bice AFC igenzura. Iyi MONUSCO iri kugura umubano, na cyane ko yagiye igaragara mu minsi cyangwa se mu myaka yatambutse mu bagiye bitambika AFC mu rugamba ririmo rugana Goma, ndetse hakiyongeraho no kuba iyi MONUSCO mu by'ukuri yarafatanyije n'uruhande rwa leta bakubaka Operation Springbok, na n'ubu bitaravugwa ko yaba yarakuweho. Kugera kwa James Wan mu mujyi wa Goma byo wabibonye ute?
Ah, kugera kwa James Swan muri Goma ngenda bibona nk'umugambi ukomeje nyine waba gashaka buhake wo kugira ngo bavanse n'ubundi politike yabo yo kwigarurira uburasirazuba bwa Kongo, kuva Tshisekedi yakipronounsa nka perezida w'igihugu agatanga bino birombe bya rubaya kuri leta z'ubumwe za Amerika, mu by'ukuri byahise bica intege mu buryo bugaragara abategaga amatwi bose uruhande rwa FC23 kuri bya binini nahereyeho, ndetse yewe n'ibyo barwaniraga cyangwa se ibyo bavugaga ko bari kurwanira uburenganzira bwabo bakomokaho, abo mu bwoko bw'abatutsi bakoresha ikinyarwanda hariya muri Kongo, ndetse n'ubwoko bw'abanyamurenge bisa naho bwagaragaye nk'ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se icyo Tshisekedi afata nk'iturufu. Hari amakuru menshi agenda ahuzwa ashishikariza M23 gufungura ikibuga cya Goma ndetse yewe n'icya Bukavu. Abakurikiranira hafi politiki y'akarere bakabona kugifungura atari inyungu z'abahanganye ku rubuga rw'urugamba, ahubwo ari MONUSCO ndetse n'ababatumye, kuko iyo urebye imikorere ya MONUSCO nayo mu gihe cy'imyaka isaga 20 irenga cyane bamaze mu burasirazuba bwa Kongo, kuva aho batangiriye kuvuga ko bagarura amahoro cyangwa se bakomeje kwita ku mibereho y'abaturage, biragaragara ko iyi MONUSCO itagikora mu nyungu z'abaturage. Ngiye mu mboni yanjye kuza kwa James Wan akaza igoma n'uburyo bwo gukomeza gushaka mu buryo buri politiko butanyuze mu mirwano uburyo bino bibuga byafungurwa, ariko yumvise amakuru akomeza kugenda akurikira imikorere ya MONUSCO ndetse n'imikorere y'aba bagashaka buhake bavuga ko bari kunga impande zihanganye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo urebye mu buryo buri politiki ubona ko bigamije ikindi kintu gikomeye. Niba duherutse kumva mu makuru ko ikibuga cya Goma kigomba gufungurwa, ikibuga cya Bukavu kigafungurwa mu buryo bwo kugira ngo kizakoreshwe hahungabanywa umutekano w'u Rwanda nk'uko byavuzwe, mu by'ukuri icyo ntabwo ari ikintu wapfa kuvuga mu buryo bworoheje. Wareba imikorere ya MONUSCO uburyo itigeze yita ku baturage cyangwa se ngo ibarinde. Ntabwo twigeze tubona uru rwego rukora buffer zone n'umunsi n'umwe ku bahanganye ngo rurengere abaturage. Abaturage barahunga bakajya mu makamba amwe, drone zikava i Kinshasa za Kisangani ni kuri base y'ubutegetsi bwa Kinshasa, bakaza bakarasa mu bice bitandukanye biyobowe na M23 ibivuga ko byibuze yahaye umutekano abaturage. Ibyo MONUSCO ntigira ikibikoraho, bikaba rimwe bikaba kabiri bikaba gatatu. Bigaragara ko iyi MONUSCO mvuze ko nta cyiza yifuriza abakongomani sinaba mbeshye. Twagendera no ku makuru yagiye aranga imyitwarire yabo. Uribuka ubwo bigeze gufata ambulance yabo yakoze impanuka bakayisangamo amabuye y'agaciro, byatumye abantu bongera gutekereza byahise bituma abantu bagira gutekereza kabiri, ese ko tubona ibyo bakagombye kuba bakora kugarura amahoro ndetse no kurinda umuturage batabikora, ahubwo tukaba turi kubabona mu bikorwa by'ubusahuzi. Ejo bundi manda yari igiye kurangira bashwanye na Tshisekedi, aho bongeye guhurira bakayongezaho umwaka umwe, nabyo ntawahamenye kandi yarongerewe. James Swan bivugwa ko mu byamuzanye ari ukureba aho uko Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo bihagaze. Nakwibuka n'ubutumwa baherutse gutanga nyuma y'ibi biganiro byabereye Swiss. MONUSCO ubwayo yavuze ko yashimye imyitwarire y'uruhande rwa M23 ruhanganye n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bashima intambwe y'ibiganiro ndetse banashima ngo imikoranire y'abahanganye n'urwego rwa MONUSCO. Urabizi ko MONUSCO nayo yari yohereje delegation muri Swiss guhagararira ibiganiro, kureba imigendekere y'ibiganiro, ndetse n'uruhande rwa Doha Qatar n'uruhande rwa Leta z'Ubumwe za Amerika. Bose bari bari muri ibi biganiro bareba uburyo bigenda n'ibyo bari buze kumvikanaho. MONUSCO niyo yahise yitanguranwa ishima ngo intambwe yatewe, ngo ibona ko ari intambwe izageza igihugu cya Kongo ku mahoro arambye ndetse n'ubwumvikane butanga icyizere cy'uko hari ibizakemuka. Imyitwarire y'iyi MONUSCO rero bashimye iyo ntambwe yatewe, ariko se kuki batigeze bavuga ku ruhande rumwe ruri kwangiza amasezerano y'agahenge? Ntabwo bigeze babikomozaho. Mbona ko rero kuza kwa Swan n'ubundi arakirwa igoma, ariko ni uburyo bw'ubutasi n'ubundi, kuko abaherekejwe ngenda bibona mu buryo bw'ubutasi. N'ubundi yazanye delegation nini ukurikije icyo amashusho ari kugaragaza hano. Urabona uburyo yakiriwe, ntabwo yaje wenyine. Izi nyeshyamba ariko nazo zihabwa nyine umwanya kuri table. Ibi ngibi bari kuvuga bati nyamara ukwemeza ukwigenga kw'izi leta. Hari kuvugwa byinshi
haravugwa byinshi ariko M23 n'urwego rwayo rwa politiki ya AFC nibataza kwitonda baraza gukubitirwa areba inzega nk'uko byagenze muri 2012 n'ubundi bagatorongera. Birasaba ko noneho politiki igomba kuba iri ku rwego rwo hejuru, uje kugusura ukamenyaje kugusura nkande, niba atari mu nyungu za AFC 23 zikaba ari mu nyungu za Kinshasa nayo turi kubona isa naho ijambo ryayo ryumviswe ku rwego mpuzamahanga. Birasaba gutekereza kabiri, ukakira umuntu ukagira ibyo agusaba ariko nawe akagira ibyo akwemerera. Ntago byumvikana kuba AFC 23 yaremeye gufata Uvira yarangiza ikayivamo nk'uko wabibonye, yamara kuyivamo bakavuga ko uruhande rudafite aho rubogamiye cyane cyane EGVM ryatsinda bazahuriraho rizajya rireba ibyubahirizwa ry'agahenge ari ryo rishobora kujya kugenzura ari muri Uvira cyangwa se MONUSCO akaba ari haba kugira ngo hataza kugira ibibazo by'umutekano muke nko gukomeza kurasa kuri aba banyamurenge bari muri za Minembwe bisubira. Ariko twabonye byongera kandi ntacyo umuntu irabivugaho. Birasaba rero ko urwego rwa politiki ubwo nukuvuga ngo na Alliance Fleuve Congo ndetse n'igisirikare bafatikanyije cya M23 kongera gutekereza kabiri abo twakira barifuza ineza yacu, barifuza intsinzi yacu cyangwa bari kuza ku nyungu z'ababatumye. No gutekereza kabiri rero uyu mugabo simubona nkuje guhindura ibintu, nge ndamubonamo intasi ariko kandi akaba yabera amahirwe M23 mu gihe yaba ibashije nyirizina kugira icyo igeraho no kugira icyo yumvisha aba bagabo babaje nyine bavuga ko bahagarariye imiryango mpuzamahanga ndetse na Loni muri rusange. Bwana Semugeshi, nyemere mbere yuko tugana ku musozo dukomoze gato mu biri kubera mu Busuwisi hari gufatirwa imyanzuro yo ku rwego rwo hejuru. Joseph, n'Ubusuwisi ubona bubitse igisubizo kirambye ku bibazo by'izi ntambara zimaze ibinyecumi muri kano karere? Ntabwo mbona Ubusuwisi n'igisubizo cy'uburasirazuba bwa Kongo kuko amateka yabwo ntabwo ari meza. Ubusuwisi ntabwo mbubonamo igisubizo kirambye kuko ntabwo bwahawe green light yo guhuza neza impande zihanganye. Nibyo Ubusuwisi ni igihugu kizwiho kuba kikunga mu buryo bwiza dukurikije amateka y'ibyabaye kuri Ethiopia, ariko kuri iyi nshuro bavuga ko ari ibiganiro byaberaga Doha muri Qatar byimuriwe mu kindi gihugu ariko bigakomeza muri wa mujyo kwitwa ko biri Swiss. Abantu bashobora kwambara fime bagatekereza ko hari icyo biri bwongere, ariko nge ndabibona nk'ubundi buryo bwo gukomeza gutinza umugambi wo kugera ku mahoro arambye cyangwa se ku bwumvikane. Kimwe nuko bishobora gutanga umusaruro, ariko umusaruro uzava Swiss ntawe utandukaniye n'uwavuye Doha Qatar, kuko na n'ubu ngubu bivuga ko hari umukono bashyize kuri ayo masezerano y'ubwumvikane bakagira ingingo bumvikanaho. Nabonye harimo guhanahana imfungwa ndetse no kubahana kuri buri ruhande no guhagarika ibitero bya hato na hato bigabwa ku baturage. Ibyo byose nta na kimwe cyakoze. Ntabwo turabona Kongo itanga imfungwa kuri M23 cyane ko nayo itarayiha imfungwa yafashe. Ariko hari andi makuru yasohotse avuga ko Kinshasa yanze kwakira abasirikare bafashwe Mategwa bafatiwe ku rugamba, ivuga ko atari abayo, ari ngo uburyo M23 ishaka kugaragaza ko ari abasirikare ba Kongo yaba yarafashe bugwate. Ibyo ngibyo rero biracyakomeza umubano, biracyakomeza gutiza umurindi umwuka utari mwiza uri hagati y'izi mpande zihanganye. Simbona rero Suisse nk'igisubizo kirambye muri ibi biganiro, ahubwo ndabona nyine ibiganiro bya Doha byo bikomeje kuba bakavuga ko bumvikanye, ariko ku rubuga rw'urugamba ba bandi bari kurwanira ku mugati uri ku isahani bo bakomeje mu nyungu zabo no gukomeza kwambika amahanga filime kumva ko bari mu kibazo, nyamara ahubwo aribo bagikomeza kurushaho kugira ngo ubusahuzi n'ubundi bwamenyerewe muri Kongo bukomeze buhabwa intebe. Ariko nanone binaha amahirwe Tshisekedi yo kureba ko yabona manda ya gatatu, abungu bari guharanira binyuze mu guhindura itegeko nshinga no kwitwaza ko ari we wenyine wumva ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, akabwira abaturage be n'amahanga ko
mu gihe gihari ariwe ufite ububasha bwo kukirangiza, undi waza Kongo yadogera cyangwa se igafatwa n'abayiteye nk'uko akomeza kugenda bigaruka muri speeches ze zitandukanye. unyemerere ngushimire Joseph ku ruhare rwawe mu bitekerezo byagutse kuri izi ngingo zombi. Ndagushimiye bwana Semugeshi, reka dushimire n'abakunzi ba Ibuga Global Prime, ngira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka no gutera imetero. Ushobora kuduha igitekerezo cyawe kuri comment kugira tujye tubana mu bihe bitandukanye, ubana natwe makuru tukugezaho, ariko kandi n'inyunganizi yawe turayakira, kimwe nuko wanatubaza cyangwa se ukaduha igitekerezo twazagaruka mu biganiro byacu bikurikira, ngira ngo turahabaye kugira ngo iyo serivisi tuyitange, cyane cyane ko aricyo twabemereye. Bakoze kubana natwe, tubifuje impagarike n'ubugingo. Ciao.